Nshuti bakunzi ba Imi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika ari nayo operating system dukoreramo. Umwana wanje aririmba neza muri Pueri Cantores. Nanjye nagiye gutangazwa nuko ejo bundi bagiye mu misa. Mbona yaririmbye pe, yarambaraye rwose, wagira ngo ari kuzamuka n'igende. Ari kubonekerwa. Araririmba rwose, arakurikira. Maria muje mutagatifu Yesu chuma tusabire komane paterwe komane paterwe sengesha si koma. Hari umuntu mperutse kuba ndi kuganiriza turi kuvuga ku iyi video ajya mubwira ko Imana iri kuntungura ariko Imana gukora surprise hagera mu Gitovu yatangiza abana ntazi ko bizagera aha none birangiye Alex yanyicaje imbere ya kamera umuntu arebye neza asanga yari nayo kamera nicaye imbere. Hari ukuntu bavuga ngo umunyamuzimarira ku munyagasani nuko nguko byaje wari ku munyagasani ubwo nyine na Alex ubwo Alex ni umunyamuzimu ni wo nibyo rwose. Nshuti bakunzi ba Imi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika ari nayo operating system dukoreramo, abari mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora turabasuje. Kristo Yezu akuzwe. Gahunda ni Catholic Church Entertainment. Ubu rero ibintu by'ubunebwe twabishyize hasi. Wa mwana uririmba Maria Mutagatifu umubyeyi, ariko ntago ariko yitwa, mukanyaraje atubwira izina rye. Ubu ngiye namugezeho atari bya bindi abandi birirwa bahimba bagenda baterura iby'abandi. Ngiye ubu turi kumwe, tugiye kuba tuganira ari kumwe na mama we. Bwira abantu amakuru. Ni meza. Witwa nde? Chimana Alex. Alex. Kufite ubwoba se? Ntabwo. Ngaseka nyine, seka nibwo ndamenya ko udafite ubwoba. Kubita nk'igitwenge nyine cyahatari ku buryo abantu nyine nabo baseka. Uri kubwira, uri gusekera abantu nyine. Urafite n'inyinya. Amakuru ni meza. Ngohereza mama wawe adusuhuze nawe ubundi tuganire. Kristo Yezu akuzwe. Teka ryose mama. Nanjye ndi umubyeyi wa Regisi. Nshimiyimana Alegisi. Nkaba mvuka muri santarari ya Mutungu, paruwasi ya Kanaba. None turabishimiye ku buryo mwadusuye. Umwana wanje aririmba neza muri Pueri Cantores. Yitwa gute? Pueri Cantores yitwa ngo iki? Iryo ryo niryo nzi. Pueri Cantores umuryango bamo mbese bayitiriye ntaho nguzi. Nanjye mba muri yindi korali ntabwo ndamenya umuryango uko waba witwa. Araza kubitubwira. Mama urakoze cyane, turaza kongera tuganire mu kanya. Reka tumusubize mikoro ahubwo abanza turirimbire koko abantu bumve ko ari we. Turirimbire ya ndirimbo Maria Mutagatifu umubyeyi, uririmbe nk'igitero kimwe na refrain kandi uririmbira nyine ubwira abantu. Maria muje mutagatifu Yesu chuma tusabire abana bawe, tusabire abana bawe. Maria nyina wa jambo mutani w'Imana, ni wowe wabyaye ijambo umukiza wacu. Maria muje mutagatifu Yesu chuma tusabire abana bawe, tusabire abana bawe. Alex urakoze, amashyi menshi cyane. Nizere ko no muri comment bazamfasha kuguha amashyi. Alex none se tubwire nyine suzu ukuntu umuntu w'umugabo yivuga se. Wamaze kutubwira amazina, tubwire santarari uvukamo, sibyo? Tubwire na paruwasi, sibyo?
niba uri n'umunyeshuri utubwire nyine kandi uvuga uri kureba nyine uri kureba hariya yegereze mikoro. mvuka muri santarari ya Mutungo. Yego. Paruwasi ni ya Kanaba. Kanaba. Uri umunyeshuri? Wiga mu wa kangahe? Mu wa 3. Primaire? Wiga muri primaire? Ufite imyaka ingahe? 7. Ufite mama nibyo? Ufite imyaka 7? Wow, ni byiza cyane. None se kuririmba wabyigiye he Alex? Kuririmba neza kuri wabyigiye? Muri puweri? Wabyigiye muri puweri? None se kuki utahisemo yenda nko gukina football cyangwa gukora ibindi ugahitamo nyine umwuga wo kuririmba, ubona nyine bigufasha iki? Ikibazo kirakomeye ntago wagishobora. Ingano he mikrofone mama wawe? Sema kuririmbira Imana. Wowe nk'umubyeyi we nyine byaje bite? Tubwire ku mateka ye nyine, cyangwa byaratunguranye ejo bundi abantu nyine babona birabaye, cyangwa byatangiye kera ukina mufite mu nda? Gusa byo ntaho byatunguranye. Uyu mwana afite ingabire zo kuririmba. Ubundi baratangiye bati haje umuryango w'abapuweri, ariko atangira ari umwana mutoya, kubera ko njewe maze nk'imyaka 25 mba muri korari. Ubwo rero ndari muhetse akaguma araza abyina intore mbese mu batambye. Ubwo uyu muryango utangiye noneho ubwo intore zivemo uje gutangira muri wa muryango. Ura mubyeyi wabo teacher arabatoza. Ubwo ahera tureta tumuhamagara mu kanya nawe atubwira uko yabigiye. Ubwo akagenda arimba iyo ari mu rugo afite bene nyina uwakurikira n'umukurikirana bari hariya. Nkumva bari guterura bari kuririmba, nkumva ari kuzamura umugema rwose ari kuririmba. Hakaba n'igihe mubwiye ngo we kuburame n'amatwi uransakuriza kaguma aririmba. Ko nanjye nagiye gutangazwa nuko ejo bundi bagiye mu misa mbona yaririmbye pe, yarambaraye rwose wagira ngo ari kuzamuka n'igende. Ari kubonekerwa. Araririmba rwose arakurikira. Mama ibi rwose nibyo abantu bose byarabatunguye ku mihanda nyine. Hari ibyo dusigaye twita ngo ni ku mihanda byateye ngo za YouTube za Facebook. Niyo mpamvu tuba twavuye i Kigali tukavuga ngo reka tuze twigerere ku isoko nyine. Nkawe nk'umubyeyi we wabyakiriye ute? Wumvise nyine ukimara kubona bigenze gutyo wabyakiriye? Jewe byakiriye neza kubera ko yabaga ari kuririmbira Imana, atari mu bindi bihangano mu zindi rimbo ziteye mbese ukundi kuntu. Ahubwo nje ndashyize mbona ko rwose ari kuririmbira Imana, ahubwo numva ko njewe namufashisha iki amasengesho akakomeza azamuka. Akazamuka mu ntera yo kuririmba. Ariko akaba afite n'icifuza ati ati njewe uko byagenda kose nzaririmba ariko nzaba n'umupadiri. Wow. Muhe mikrofone abyivugire. Alex ngurifuza iki? Ibivuga ureba hariya. Ndifuza kuzaba umupadiri. Wow. Kubera iki? Kubera iki? Urabakunda? Ubakundira iki? Batanga amasakaramentu. Wow. Ngayisubize mama wawe. None se wow, ibyo bintu ni byiza. N'abadukurikiye baze muri comment batubwire niba babona yavamo umupadiri mwiza, kuko ariko ngende kubona yavamo umusaseridoti mwiza ususurutsa abantu nka kura n'undi yabikoze muri randirimbo. Ubwo se mama urabona mu buzima busanzwe usibye donc hirya yo kuririmba umuntu abafite uko abayeho, ni igiki wumva wasaba abantu bamukunze, abakunzi ba Alex? Ni igiki wumva wabasaba? Nabasaba kugira ngo yegereze mikoro. Nabasaba kugira ngo bamuhumugisha aza nguko wenda ari gusaba kuzaba umusaseridoti, mbese bakazamuha amasengesho menshi. Ibyo yasabye akazabibona. Kandi mama umugisha
bazamuha umugisha nka wundi Yezu yatangaga. Yezu yasangaga tuvuge mu bukwe bw'Ikana nta cyo kurya bafite imigati 3 gusa, si yabahaga myinshi. Yaza hoye Ikana ntabwo ari we yatangiye imigati ni divayi, ahubwo hari ahandi hantu yatubuye imigati, hari n'abari bari kuroba byanze abereka aho bashyira urabyibuka. Ni ukuvuga kugira ngo umuntu abe umusaseridoti kugira azagere ku bupadiri Alex bizamusaba kwiga, akiga no mu iseminari. Akiga mu iseminari ariko ugiye kubimufashamo. None abakunzi be rero bamufashe bamutera inkunga, yajya abona minerivare, sibyo byibyo si wo mugisha turi gushaka. Abone minerivare, abone n'ibikoresho kugira ngo nyine ubupadiri bwazabugereho. Yego, ibyo bintu ni byiza cyane. Nawe icyo cyifuzo cye uragishyigikiye? Ndagishyigikiye. Reka noneho duhamagare na mwarimu we nawe atubwire, tugira ibyo tuganira yenda ku rugendo rwa Pueri Cantores ndetse n'umuhungu we abereye manager Alex. Inshuti bakunze ba Mipro Media, ikiganiro kirakomeje. Turi kumwe na mwarimu na manager wa Alex. Agiye gutangira atwibwira, adusuhuza natwibwira neza. Umwanya no wawe. Murakoze. Reka mbanze nsuhuze abakurikira Mipro Media. Nitwa Nteziryayo Pierre Claver, nkaba ndi umurezi. Umwuga wanjye ni uburezi, ndi umurezi mu rwunge rw'amashuri rwa Gicura, yego, ruherereye mu murenge wa Gitovu. Akaba ari naho Centrale Mutungu ubu tuherereyemo ibarizwa muri Paruwasi Kanaba. Yego, ndi umurezi rero, nigisha mu mashuri yisumbuye. Inaha nahageze nje mu rwego rw'akazi, nageze 2021. Yego. Ndabasuje rero, nibyo naba mvuze, hasigaye umwanya ni uwacu. Teacher, Karame. Mama wa Alex yavuze ko ari muri Pueri Cantores. Ndagira ngo utubwire ku mateka y'umuryango Pueri Cantores muri rusange ndetse by'umwihariko hano muri no Centrale. Murakoze cyane. Pueri Cantores ni umuryango uri mpuzamahanga. Yego. Ntabwo ari umwihariko wa hano Mutungu, ni umuryango uri mpuzamahanga watangiriye mu gihugu cy'Ubufaransa. Uza kugenda waguka, uva aho ngaho mu Bufaransa ugera mu bice byinshi by'i Burayi, uza gukomeza ugera mu Rwanda, ndetse by'amahire mu mwaka wa 2022 hano muri Centrale ya Mutungu naho turahagera. Muri 2022 nibwo bano bana mubona batangiye kuririmba barimo na Alex. Urumva nkuko natangiye mbivuga, 2021 mu kwezi kwa mbere nibwo nageze muri kino gice nje mu kazi. Nza ariko ngira amahirwe yo kuba nari mfite ubumenyi bugereranije mu muziki, nkajya nkunda gufasha amakorari hano kuri Paruwase, kuri Centrale. Hari amakorari 2 nkagenda mbafasha, ariko ubwo nahereye ibintu mo hagati. Nubwo naje uko nguko nari nsanzwe ndi umuririmbyi, ndirimba mu muryango w'abaririmbyi Pueri Cantores, kuko nanjye nayikoreyemo kuva mfite imyaka 8, 2004 kugeza n'uyu munsi. Mpageze rero nkajya mbona hari abana benshi bari aho ngaho batabona umwanya wo gukorera Imana, nkabona amakorari arimo abantu bakuru gusa. Nibwo nagize igitekerezo, nyuma yuko kuri Paruwasi ya Kanaba hashinzwe Pueri Cantores, nkabona kandi ni kure, abana ba hano bizabagora kugira ngo bajye bakora urugendo rw'amasaha 2 bagiye muri repetition kuri Paruwasi. Nibwo rero nagize igitekerezo, ndavuga ntariko ko mfite ubumenyi mfite ku muziki. Ubwo rero nkajya mbona murimo wo kuririmba uri gukorwa n'abantu bakuze gusa, nkabona nta bana bo mu makorari. Bihuza nuko nanjye nari umwana w'umuririmbyi ubikunze, kandi ndangije rero nibwo nagize igitekerezo cyo kuvuga ngo reka bana mbona hano hirya bo twiriranwa ku ishuri, nabwiye ko ndi umurezi, abo bose mbahurize hamwe noneho dukora umurimo w'Imana turirimba. Igitekerezo rero narakigize, ariko ngishyira mu bitekerezo mu by'ukuri mu kwezi kwa 10
2022. ni ukuvuga iyi Pueri Cantores niwe wayiremye? Ni njye wayiremye ngeze wow, ahangaha nifashijwemo n'inema y'Imana. Wow. Ntabwo umuntu yabyishoboza, akazi yo karimo Imana ubona kari kwikora. Ubwo rero 2022 mu kwezi kwa 10 ni itariki nayibuka, ariko itariki nka 22 mwaho ngaho abana nabatumyeho, muzaze dutangize umuryango w'abana b'abaririmbyi. Nta gitangazo mu kiliziya, haza abana benshi, ahubwo noneho nsigarana ikibazo cyo kwibaza ngo aba bana ndabakatamo amajwi nte, ndamenya abarimba soprano ari abahe, abashoboye rutari abahe, gutyo. Icyakora nibyo navuze iby'Imana birikora, mbona birakunze. Paruwasi iradufasha ndetse n'ubuyobozi bw'umuryango w'abana b'abaririmbyi mu Rwanda buradufasha. Umuyobozi wacu ndamusuhuje, yitwa Randuwaridi, yaraje aradusura hano kuri santrale. Ni umuyobozi wa Pueri ku rwego rw'igihugu. Yego. Wow. Araza aradusura, atwemera ko tuzakora amasezerano. Urumva twe tumaze imyaka nk'ibiri. Nuko ku itariki 4 z'ukwa 8 muri 2024 ni umwaka ushize. Yego. Abana bagera mu 110 n'abandi, imibare ntabwo nyibuka neza, bambara ku mugaragaro umwambaro w'abana b'abaririmbyi, bemererwa gutura igitambo cy'Ukaristiya. Wow. Nayo mateka muri make y'umuryango w'abana b'abaririmbyi hano muri santrale ya Mutungo. Noneho ndabikunze cyane, umbwiye ukuntu nawe wari usanzwe uri umuririmbyi kuva muri kaminuza, ugeze ino usanga Pueri Cantores ukajya ubona yenda ari abakuru gusa bari mu makorari, abana bibagora kugera kuri paruwasi. Kuko nanjye nahagenze nahabonye, ugire we na Mutagatifu muravuga muti reka tureme Pueri Cantores. Ya hano harya santrale yitwa gute? Yitwa Mutungu. Ya kuyifata mu mutwe byangoye. Nuko we na Mutagatifu muravuga muti reka tureme Pueri Cantores Mutungu. Yego. None ndashaka kumbwira ukuntu nyine byagiye bikura kugeza ubwo mwungutse, kugeza ubwo mubyaye Alex umusitari ugiye wamaze kubageza ku rwego mpuzamahanga. Urwo rugendo ukuntu rwagenze? Mu by'ukuri ntabwo abantu, ntabwo njya kuzana icyo gitekerezo, ntabwo nari nzi ko ibintu bizagera kuri urwego. Njye numvaga ngiye kwegeranya abana bazakora umurimo wo kuririmbira Imana, bagafasha imbaga y'abakristo b'Imutungo. Kandi mu gihe cy'imyaka myinshi, urabona umwana nk'uye Alex, iyo niba atangiye gukorera Imana ku myaka 7, azajya kugira imyaka 70 akoze rwose. Naho ni igitekerezo cyavuye. Nyuma rero nk'uko nababwiye, umuryango ntabwo uvuka ngo bahite bemererwa gusezerana, bakora amasezerano mu muryango. Byatwayemo igihe kugira ngo rero tugende twunguka imbaraga n'amaboko. Nabonye ako kazi ntazakifasha njyenyine. Nababwiye ko ndi umurezi. Icyo gihe nayo nkiri n'umusore. Ndongera ndatekereza ndavuga, hari igihe nshobora kuva inaha babana bakabura ubitaho. Ntangira kugenda nigisha muzika gakeye. Nigisha muzika ku buryo n'ubwo wenda ntaragera ku rwego nakwifuje, ariko maze kugiramo abana nka 3 bamaze kugera ku rwego rwiza bamfasha kwigisha, ku buryo mfasha ijwi rimwe, undi agafasha irindi, undi agafata irindi, bigenda byihuta. Indirimbo rero zigenda zizamuka, n'abana batinyuka, noneho bamenya kuririmba, baritinyuka. Ikindi buriya nuko mwasanze twarangije gukora imyitozo mbere ya buri gusubiramo indirimbo, ya buri repetition tugira vocalize. Aho rero niho abana batinyukira, tukabereka amavideo rimwe na rimwe byakunze, abandi baririmbye uko baririmba, bagatinyuka kugera ku rwego rwa Alex aho mwabonye aririmba ku mugani yatwawe rwose. Ubwo mufitemo n'abandi ba Alex benshi. Ba Alex ni benshi. Ba Alex ni benshi ugiye kubarura rwose pe wakwiriza umunsi. Impano ni tugize ba Alex ukajya usanga nko muri buri diocese, hano turi muri diocese ya Ruhengeri, ugasanga na Byumba na Cyangugu na Nyundo hose dufitemo ba Alex umwe. Uzi ukuntu Kiliziya Gatolika yaba igize ubukire. Aha rero ho noneho turabafite benshi. Uze gutemberezamo kamera
uraza kubibona rwose ba Alex ni benshi. Hari igihe mwari muri kuririmba ya ndirimbo wa Relia di Messi, hari ibyo nagiye mfata n'iriya Maria Mutagatifu nabemere nzabakorera muri studio. Yego nagiye nyuzamo kamera rwose ukuntu byari bimeze mwanyongereye ukwemera. Nanjye barantungura. Hari umuntu mperutse kuba ndi kuganiriza turi kuvuga ku iyi video, ajya mubwira ko Imana iri kuntungura. Ari Imana gukora surprise. Urumva Karavera uvuye muri diocese ya Kabgayi, sinabivuze ariko niho nturuka, muri diocese ya Kabgayi muri paroisse ya Nyarusange. Nakuriye muri Pueri Cantores ya Nyarusange, nayo ndayikeje. N'ababyeyi banjye kandi n'ubu ngubu baranshyigikira. Ngakomojeho nicyo gihe nababwiye abana basezeranye. Hari abantu baturutse Nyarusange bagera kuri 18 baza kumfasha gutangiza umuryango ku mugaragaro. Urumva baramfasha. Rero guturuka aho ngaho Nyarusange nkagera mu Gitovu, ngatangiza abana ntazi ko bizagera aha. None birangiye Alex yanyicaje imbere ya kamera. Umuntu arebye neza asanga yari nayo kamera nicaye imbere. Hari ukuntu bavuga ngo umunyamuzima arira ku munyagasani. Nuko nguko byaje. Wari ku munyagasani ubwo nyine na Alex. Ubwo Alex ni umunyamuzimu ni wo. Nibyo rwose. Mbere yuko nkubaza ikindi kibazo, hereza mikoro mama wa Alex. Mama mu rwego rw'iyogezabutumwa rinyuze mu ndirimbo, niki umaze kubona uko umwana wawe Alex nyine ukuntu ari kwera imbuto? Ni igiki wabwira abandi babyeyi bafite abana batoya? Ni igiki nubuhe butumwa waba? Nabaho ubutumwa bwo kubashishikariza ngo barere neza, bohereza abana mu yobokamana, baje kuririmba, kuko buriya umwanya yari ku ishuri akaza kuririmba nka hana kari mu yobokamana ntaho arangarira ahandi hantu hanze. Oya, ntabwo ananirana, ahubwo azamuka kura neza ari kumwe n'ikisi n'uburere bwiza. Nta hantu ayobewe, nta hantu mbese ayobeye. Nibyo nabashishikariza nk'abo babyeyi bameze gutyo, bakohereza abana mu kuririmba mu zindi miryango, bagakunda imiryango y'Iyobokamana. Byafasha no kurwanya n'ibibazo byugarije urubyiruko muri no minsi n'ikiriziya n'igihugu. Nk'ubu ngubu bari hariya ubu nta burangare bafite. Ubu bagiye gutaha hano, bagende bategure misa y'ejo mu gitondo ya mbere. Ubwo kurangara ntabwo birimo. Ubwo ejo bazataha kuwa mbere baje kwishuri. Nta burangazi burimo. Rwose umwana yayobotse Imana, akayoboka rwose Imana, nta burangazi bwabamo. Bisaba donc bifasha no gukwepa imitego ya sekibi. N'ubu Alex rwose, Alex yashakaga nko kujya gukina umupira, yataha ku ishuri akaba yiruka ku mamodoka gutya gari guhita. Nari kanshima Imana Alex, kuki nzongera kumva uri kwiruka ku modoka? Ni koko bizakubera ikibazo. Ariko aho uyu tica wabo yashingiye uwo muryango, ntabwo ndongera kukimubonaho, kuko mbese dusa nka tubacuragiza nk'ubu kuwa gatandatu baruhuka wenda kuwa gatanu, kuwa gatandatu mu gitondo wenda kamfasha nk'utunima akajya kuvoma amazi. Ubwo saa 8 zagera ntimwagiye, ati twagiye, bakaza hano ku 10 ntitwagiye gusenga. Nuko uburangare ubu yarabutaye, hasigaye we atumbiye Imana gusa. Yatumbiye Imana ibyo bintu, kuko ni byiza cyane. Hari abandi bantu bari kwiruka inyuma y'imodoka bari kuzipanda, baraza kujya bahubuka bakuka amenyo, barushya ababyeyi babo. Ahubwo uyu nguyu we nta nubwo n'amazi ntayanzanira, dore ko abari mu nyigisho zo ari kwigira guhabwa, azahabwa mu kwa 8 mu gitondo. Baba bari hamwe na mwarimu hano, ku mugoroba bakaba hamwe na tica wabo hano mu ndirimbo. Nta burangara abana bafite. Ntabwo. Munsubize Alex gatoya. Alex, hari abana b'i Kigali bantumye ko bifuza kuzabigisha kuririmba neza nkawe, mbabwire ngo iki wababwira iki? Nzabigisha. Uzabigisha?
ariko nyine ni nk'izihe nama waba bagiriye nyine nk'umuntu umaze kugera kuri uru rwego mbere y'uko baza kwiga, waba ni nk'ibuhe butumwa wabagenera? Sorry. Ukunda Imana. Ukunda Imana. Yego. Bagakunda Imana bakanga iki? Bakareka iki? Shitani. Bakanga shitani. Wow, urakoze cyane rwose, ndababwira ko wabemereye ko uzabigisha. Ngansubiza teacher. Teacher. Karame. Hari abantu bambwiye ngo ubasobanurire, urumva fondateur wa Pueri aba ari umuntu ukomeye unabisobanukiwe. Hari abantumye ngo ubasobanurire kugira ngo biriya bintu by'amasezerano muri Pueri bisobanuye iki, bigenda bite, ese kwinjira muri Pueri Cantores bigenda bite byo? Murakoze. Pueri Cantores icyo ni ikilatini, ni ijambo pueri rivuga umwana w'umuhungu, niba ntibeshye, nanjye nagiye nkivumba nk'uko. None na Cantores bituruka ku nshinga y'ikilatini cantare, chante mu gifaransa. Ubu ni abana, ni korali y'abana b'abaririmbyi, ni umuryango wa Action Gatolika w'abana b'abaririmbyi. Yego. Buriya tugiye tubarwa nk'umuryango wa Action Gatolika. Kondisiyo ya mbere yo kwinjira mu muryango w'abana b'abaririmbyi, kondisiyo ya mbere ni ukuba umwana. Ugomba kuba umwana udashaje. Iyo niyo kondisiyo ya mbere. Icya kabiri, ukaba ukunda kuririmba. Burya ijwi riragororwa. Umwana ashobora kuba afite ijwi ritari ryiza, rikagororwa rikaba ryiza. Icya mbere ni ukuba bikunda, ahasigaye ubundi akaza mu muryango w'abana b'abaririmbyi. Umwana rero umaze kumenya kuririmba, umaze kumenya indirimbo za liturujia, kuko umurimo wacu ni ukuririmba, akora amasezerano mu muryango w'abana b'abaririmbyi, ye akemererwa gukora umurimo noneho wo kuririmba. Yego. Amasezerano rero, tugira amasezerano tugira imbere y'abayobozi bacu, twiyemeza kuririmba, twiyemeza gukora umurimo w'abana b'abaririmbyi. Tukagira n'umwambaro noneho duhabwa w'umwana w'umuririmbyi. Wenda mudusuye turi muri repetition, ariko abantu bajya babona amavideo yandi tuba twambaye. Hari ukuntu ya mavideo amwe yogeye hose, narabibonye ukuntu mwari mwambaye. Twambaye amakanzu ariho umushumi, ndetse twambaye n'umusaraba w'igiti. Uyu ni umwambaro w'umwana w'umuririmbyi. Yego. Ikanzu ifite icyo isobanuye. Isobanuye kwiyemeza kudasiba mu gitambo cya misa no gusubira mu ndirimbo. Kwiyemeza kudasiba mu gitambo cya misa no gusubira mu ndirimbo. Niki kanzu isobanuye. Umushumi ugasobanura kwanga icyitwa icyaha cyose, kugira ngo ubu ngubu uwambaye ashobore kwamamaza ibisingizo by'Imana afite umutima usukuye. Noneho tukagira n'umusaraba ukoze mu giti. Uwo musaraba rero icyo usobanuye ni n'uwa kera na kare, mu ntangiriro ya Pueri Cantores ku rwego rw'isi. Uwo usobanuye uwambaye umusaraba aba yiyemeje kuba umuhamya wa Kristo aho ari hose no mu byo akora byose. Nk'uko tuwambara hadahishe, uwabona wese amenya ko turi aba Kristo. Tuba twiyemeje kuba abahamya ba Kristo. Nuko rero bamara kuduha uwo musaraba, tukaba tumaze gufata bwa butumwa bwo gukora umurimo w'umwana w'umuririmbyi. Wow, urakoze kuduhugura ibyo bibazo. Hari abari bambwiye ngo nzabibabarize. Manager, nyuma y'uko mubonye ko Alex abagejeje kuri uru rwego mumaze kugeraho nka Pueri Cantores ya hano Mutungu, nihe migabo hagiye gukurikiraho iki? Abantu wenda baraza nabo barabibona. Twuriye igiti tugihereye mu bushorishori, abandi byabananiye. Tugiye kurira igiti tugera mu bushorishori. Urumva ku myaka yacu mikeya, 2022, 2023, imyaka itaragera muri 3, tugeze kuri urwego. Urumva rero imigabo n'imigambi ni myinshi, ntabwo dufite gahunda yo gusubira inyuma.
abana ubundi kugenda mbaho ubutumwa babwira ngo nta kosa twemere gukora no mu misa ntabwo twemere kwica indirimbo ntabwo tubyemere rwose kubera iki hari urwego Alex atugejejeho ntabwo natinya kubivuga natwe rero dufite imigambi yo gukomerezaho mbone no gushimira by'umwihariko Emi Pro murakoze urwo rugendo yatwemereye ko iriya ndirimbo Maria dusabire mawe niko yitwa dusabire mawe yego yatwemereye ko azadufasha tukayikorera amajwi n'amashusho rwose nabibemereye ahubwo mushaka umunsi igisigaye rero ni ukwiyoruganiza kuko uyu muryango n'abaririmbyi urabona ni batoya ubushobozi babukura ku babyeyi ubwo rero tuzakorana n'ababyeyi tuyakorera inama n'ababyeyi dushaka uburyo ayo mahirwe twemerewe tuyabyaza umusaruro ariko ntibirangirire aho ngaho ahubwo tukomeza tunazamuke n'ibinashoboka natwe dushaka urubuga twajya tunyuzaho imirimo yacu babandi badukunda bakatubona noneho baciye wenda ku rubuga rwitwa Pueri Cantores Mutungo byaba ari byiza se byaba ari byiza cyane ibikorwa bayikonera ahangaha yego turabyifuza kandi turakomeje aho ni mu ruhande rwo gutera imbere mu bisanzwe ikindi ni mu burere bw'abana yego turazamutse nibyo ariko kandi bikwiye kujyana n'umutima muzima twamamare nibyo ariko bijyana n'umutima muzima iyo niyo nyigisho umuntu akomeza kugendaho abana kugira ngo atazagira utana akikanga izi hiti zacu ugasanga agiye kwitwara nabi ni ukuvuga iyi hiti ntigomba kubabera impamvu y'urubanza n'ubucibwe ahubwo igomba kubarongera ingabire zibakize mama sibyora niko bimeze ubwo rero tugana ku musozo ongera umpe mama wa Alex mama ni ubuhe butumwa wumva utatanze ni iki wabwira ababyeyi bagenzi bawe tugana ku musozo unasezera ubutumwa wagenera ababyeyi bagenzi bawe ubutumwa nabagena ni isengesho bagashishikariza abana gusenga nabo ubwabo bagahaguruka bagasenga yego kuko buriya umubyeyi atagenga n'umwana ntacyo biba bimubwiye kuko nawe agomba kwirirwa yikinira umupira ati ko mama atagiye gusenga si none njyewe ndaba ngiye hehe kuko aba agomba kumureberaho ni ukuvuga agomba kumureberaho bagomba kumureberaho kuko nguyu nshima Imana Alex buriya mpagurutse simujyane ngo tuje gusenga yasigara aryamye uba ugomba kumuha urugero ngomba kumuha urugero nk'ubu araja kuririmba iya mbere ubu ni njyewe uramukangura kuko ntamukanguye ntayava mu kiringiti yagomeza kwijyamira akicura batashye ariko ubu nibigera saa 10 ndamubwira none Alex none umurimo ushinzwe kutari guhaguruka ahita abyumva ati twagiye tugende yego nibyo ndashishikariza ababyeyi urabona nka buno wenda uru rusengero rwacu bararufunze none ubu twebwe tuzamuka kuri paruwasi yego ariko hari ababyeyi benshi usanga wenda batagiye nko gusenga kubera gucika intege kubera ko urusengero ruri paruwasi iri nko kure hari tuhagenda amasaha 2 ubwo rero agacika intege n'umwana akava ngo none siko mama atagiyeyo papa atagiyeyo ngo ndajayo gukora yiki yabashishikariza rero ngo bashishikariza abana gusenga nabo bakanguke nibyo nabashishikariza wow ni byiza cyane muduhe aturimbira akaririmbo rero kamwe tugana ku musozo Alex turimbira akaririmbo kamwe oya turirimbira iyindi Comment ne pas saluer, comment ne pas saluer, comment ne pas saluer, Seigneur Jésus, comment ne pas saluer, comment ne pas saluer, comment ne pas saluer, Seigneur Jésus, comment, quand je regarde tout en moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je suis béni, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer,
comment ne pas t'élever. Sengesha si comment wow urakoze cyane urumva ko azi n'igifaransa muri Pueri Cantores ya hano mutunga umutoza n'abana igifaransa ndabashimiye cyane kuri uyu mwanya tugiranye kino kiganiro cyiza ngiye kugishyira kuri YouTube ngisharinge abakunzi be aho bari hose umusaruro tuzawubona duhere kuri amasengesho mama we yavuze ndetse n'abazabasha kumufasha kugira ngo azagere kuri bwa bupadiri bamufasha kubona minerivare n'ibindi byose byatuma bigeraho murakoze cyane.